Yes, bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasuhuza cyane nefuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye kandi ahahe aronke mu byo akora. Reka rero mbere yuko twinjira ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi, tubanze turebere hamwe ibyo dushobora kubafasha abantu bifuza kwamamaza. Urubuga rurafunguye, muduhamagare dufatanye tubamamarize ibyo mukora. Hanyuma kandi cya kabiri, abantu bashaka kuzamura gutanga akazi kuri YouTube channel zabo, hari ukwizamura ikagira ubwiba monetize ndetse n'ubujyanama butandukanye kubijyanye n'akazi gakorerwa kuri YouTube. Ubwo nibyo ntarondoye bikubiyemo. Muduhamagare muduha akazi tubafashe. Hari akazi ka buri munsi, hari akazi ka weekend, muri weekend hari dushobora gukorana muri weekend, so no gukorana buri munsi. Ko dushobora gukorana weekend kandi ibyo twakoze bigakora buri munsi kumara icyumweru. Aho rero niho content creator azira. Ndashimira abamaze iminsi bampamagara tujya inama tureba uburyo twafatanyamo. Igisigaye nuko binoza niba bishoboka ko hari ibyo wenda abantu baba batarumvikana ariko barahamagara. Waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, aho waba uri hose dushobora gukorana kuri YouTube channel yawe. Nshobora kujya nkora ibiganiro nkabikoherereza. Yes. Ukabyi-uploadingira byose birashoboka. Ariko habanza inama zo kuvuga se niye content n'ibindi. Ibindi ni iby'akazi. Hanyuma reka tujye ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi. Uyu munsi rero tujye kuganira ku kintu gikomeye ngira ngo mutega amatwi. Ariko mbanze mateguze yuko abantu bashaka kumayininga Pi Network uranyura kuri Kamanzi Official, urebe ikiganiro nimero 148 kigufashe. Abashaka kumayininga Ruby urareba ikiganiro nimero 219 kigufashe. Abashaka kumayininga Mira Network yo ntabwo ndayitanga ariko guhera ejo. Abanditse batubwiye ko twabanza kuri Pi ariko nzabanza kuri Mira kugira ngo tubanze nabo babe bayimayininga, ariko gutangira kwigisha tuzahera kuri Pi Network. Ariko ejo tuzabereka bitarenze ejo tuzabaha Mira uko bayimayininga cyangwa se bayiyandikishamo kugira ngo mutangire kuyimayininga Mira Network. Hanyuma ingingo y'uyu munsi iragira iti: ikinyoma cyemerwa na benshi muri crypto mining. Hari ikinyoma kimaze igihe ariko nagumye kubaho ntacyemera. Ariko reka tukirebere hamwe. Muri crypto mining hari ikinyoma kimenyerewe bavuga ngo nta gishoro, kumayininga ni free. Ibi bintu nabibonye no mu nyandiko z'abayobozi ba cryptocurrency ngo it's for free. How it's free? Ntabwo ari byo habe namo. Reka turebere hamwe ibishoro bitatu bishorwa muri crypto mining. Hanyuma wongera umbwire ngo nta gishoro. Icyambere, ntabwo ushobora kumayininga cryptocurrency nimwe utaguze megabyte. Icyo cyingira ngo turakemeranywa. Noneho mbwira ukuntu uri buhindukire ukavuga yuko megabyte atari igishoro, kandi kugira ngo buri munsi mining amasaha 28 ndashora. Urugero nkani wacu mu Rwanda megabyte nkeya nakoresha niza amafaranga 100. Urambwira uti wifi n'ubuntu wagiye kuyivumba, noneho urimaramariza. Hano turareba ku muntu wimaramariza. Nizo wifi nta naziza, umubwira wifi ntayiza. Kwanza nabagura wifi, urugero nka wifi ya 16 ku kwezi, uyigabanyije iminsi 30 ku munsi, sa amafaranga 500. Can you imagine?
ariko uyu muntu w'umuturage w'umuhinzi hariya mu gishanga cy'umuceri cyangwa wihingira imibyari hariya imusozi, ariko akaba yaramenye amahirwe ya Pi, akaba arimo kuyimayininga cyangwa Ruby cyangwa Mirror network, akaba yimayininga, biraza kumusaba amafaranga y'u Rwanda, amafaranga 100 katubishyira mu madolari kuko abenshi badakoresha amanyarwanda ahubwo bakoresha amadolari. Iki giceri cyacu cy'ijana kanyivunje mu madolari, niba shaka idolari wenda naribona ku 1430 cyangwa na 50, ubwo ni amadolari 0.07, amadolari 0.07 ku munsi. Ubwo mu minsi 30 ni amadolari 2.9 kimwe, ubwo ni ukwezi. Niba maze umwaka mayininga ndakuba 12, ubwo mu gihe cy'umwaka nzaba narakoresheje amadolari 25.2. Ninyavunja mu manyarwanda kugira ngo numve amanyarwanda ndi bukoreshe, ndaza kuvunja wenda baramvunjira ku 1400 wenda na 20. Ubwo ku mwaka ni 35,788. Ubwo se ningabanya 12 ku kwezi ndaba nakoreshaga amafaranga 2,982. Ubwo ku munsi ndagabanya 30 ni amafaranga 99, ni ryajana nyine. Impamvu ari ijana nuko hano mu Rwanda hari ikigo cy'itumanaho kiduha paka y'ibihumbi 3, hari n'igitanga ya 2, nka MTN itanga 2, Airtel igatanga 3 ya 3, ako Airtel yo ubwo irushije ya MTN promotion. Ariko niyo wakoresha ya 2 ni hahandi igishoro wagishoye, ngaho kuba n'imyaka umazemo. Iki ni igishoro kitajya kivugwa, igishoro gifatika. Tujye ku bishoro bidafatika bibiri noneho. Icyambere, ntanga igihe, nacyo ni igishoro. Abongereza baravuga ngo time is money, iyo ni expression yabo. If time is money, let me convert time in money. Iki gihe mu mafaranga. Ntanga igihe cyanjye niga, nkatanga igihe cyanjye mbibwira abandi. Icyo gihe nakoresheje gifate, uvuge uti amakuru natanze yampagaza agaciro kangana iki, noneho ka gaciro ukagabanya cya gihe wakoresheje, uraza kubona amafaranga muri cya gihe wakoresheje, nabyo biteranyeho. Hari amafaranga nashoye kugira ngo ngere kuri ya makuru na accessing na ya application kugira ngo mining, ni igiceri cy'ijana. Ariko iki giceri cy'ijana ndi bwongera igiciro kuko gishinzwe kumayininga, kiramayininga inshuro imwe mu masaha 28. Niba maze kumayininga ngiye no kugikoresha mu kubona amakuru atuma sobanukirwa byinshi. Hari igihe ya makuru ya mafaranga yo kumayininga ari bushire ntabonye ya makuru, urumve ko ndi bwongere. Fata cya gihe uvuge uti ko nicaye nkaba ngiye maze kumayininga, ni kumayininga ntibitwara n'umunota, ariko none ngiye gufata undi mwanya niga, kuko ugomba kwiga ngo umenye. Ngiye gufata undi mwanya niga. Niba mfashe undi mwanya niga, uwo mwanya nafashe niba ari iminota 30 ngiye kwiha, cyangwa nkaba ngiye kwiha isaha, za mega ziraba zikirimo. Ariko niba izi mega ziri ibyo niga zitari bushire vuba, wenda bikamfata iminota 30, ubundi akazi nkora ka buri munsi kanyishyura ngahe ku isaha, noneho ubishyire mu minota 30, urebe iminota 30 wicaye wiga nta kindi ukora, icyo gihe ukibarire mu gaciro, ucyongere, ako gaciro ukongere kuri rya jana wakoresheje umayininga. Agaciro igishoro cya gatatu ni ubumenyi ukoresha.
ubumenyi nize, ibyo bintu niga ni ibintu byamfashe igihe, ibyo bintu ndimo kwiga, ubwo bumenyi ndimo gukura kuri payi buturuka ku gihe natanze niga mu ishuri. Bwa bumenyi nungutse nibwo ndimo gukoresha mu kububyaza umusaruro mu byo ndimo gukora ubu ngubu none aha ngaha. Bwa bumenyi bufata ubuha agaciro. Ko wafashe ijana ukamayininga, ibindi bikurikira ku mayininga, ubundi urambwira kuri mu mayininga bikazakungukira gusa, ntabwo bishoboka. Ugomba no gutanga igihe cyawe ugahaha amakuru azagufasha kugira ngo bya bindi wakoreye ubone uko bikugera mu biganza, ubone kubibyaza umusaruro. Icyo kintu rero ni ubumenyi. Ubu bumenyi narabwize, none ndacyarimo no kubwiga ubu ngubu. Ubundi ibyo bintu, ubwo bumenyi wagiye gukura hariya bwerekeye iyo mining, iyo crypto mining, ubwo bumenyi wabwize ryari? Ubundi ibyo bintu kugira ngo ubimenye ntiwibuka ko wabyize mu ishuri. None se ufashe imyaka wize uyitesheje agaciro. Fata igihe watangiriye kwiga utazi na a, ubigeze igihe wamenyeye ibyo bintu, niba ari muri senior 6, niba ari kaminuza, ni icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya simbizi, icyo gihe cyose ufate agaciro watanze kugira ngo ubwo bumenyi ube ushobora kwiga ibyo bintu. Ukoresha ubwo bumenyi umenye biriya bintu, ubwo bumenyi ubuhe agaciro. Ako gaciro ugahwanye. Ubundi kwiga bitangira nkivuka, nkiri mu nda ahubwo, kuko umwana avuka hari ibyo azi. None yize konka ate? Yize konka ate ko avuka bakamutamika ibere akamenya gukurura? None hera igihe bagusama ugatangira konka mu nda ya nyoko, ugeze uyu munsi, iyo minsi irabarika, uyihe agaciro niba hari ako wabona. Ni ukuvuga ngo na mayiningi ndimo ku mayiningi ubwayo ishobora kutishyura ikiguzi cyatumye ngira ubu bumenyi mfite. Imana yo ntabwo twayishyura, ndavuga ibyo tubana nabyo hano ku isi, yaba ari abantu yaba ari n'ibintu. Imana yo tuyiparike ku ruhande, kuko ntabwo wabona iki. Abanyarwanda baca umugani ngo Imana iraguha ntimugura, kuko muguze yaguhenda. Rero ubu bumenyi nkoresha kugira ngo ibi bintu mbimenye, mbone ko nzabona ari amafaranga, nabwo buhabwa agaciro. Mining rero tumayininga, crypto tumayininga, igomba kunguka. Ngomba kumayininga kugeza ku rwego nibura rwo kuziba icyuho cy'imbaraga natanze, cy'ibishoro nashoye, kugira ngo izo nyungu zingere mu biganza. Benshi bafite ubumenyi badashobora gukoresha ngo bamayininge cryptocurrency, bagakoresha ubwo bumenyi mu mihati, mu miruho myinshi idashobora kubungura, idashobora kubazanira inyungu. Ariko wowe amahirwe ngaha yaraje, ntabwo ushobora kuyakoresha ngo nibura bizibe icyuho cy'imbaraga nyinshi wakoresheje uhasoringa, ubaho wihata muri ubu buzima, kugira ngo urebe ko ubuzima hari bwahinduka, bwagenda neza. Ndambiwe kandi niyamye imvugo n'ibitekerezo by'injiji by'abantu badaha agaciro ibi bintu, bagatinyuka bakavuga ngo kumayininga ni ubuntu, muragatsindwa. Nimugarukiraho nimwoyayo, ntabwo ari byo. Kumayininga ni igishoro, harimo ibishoro nk'ibyo bitatu maze kubabwira nyine, n'ibindi nawe wakongeraho, jye nabonye ibyo. Harimo igishoro gikomeye udashobora no gupfa kubonera ikiguzi muri ubu buzima. Urugero mbahaye ni ibishoro bingana iki washoye kugira ngo ugere ku rwego rwo kumenya ibi bintu bikuzaniriza inyungu. Mwumva ngo ni nyinshi, ngo ntabwo ari nyinshi, ni na duke.
urugero nk'ubupayi biranditswe yuko izagira ku rwego kugira ngo izabe stable coin, izagira agaciro kadahindagurika, izaba ifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Ubishyize mu manyarwanda uyu munsi byarenga miliyoni 439 zirenga hafi miliyoni 440. None niba ukumva rero ngo ni menshi yahe, ubuzima bwiza dukeneye aho wabukura urahazi. Ni mujye mu mahoteli murebe. Naratangaye hambere hangaho umuvandimwe atubwira icupa rya wine rigura amadolari angahera 115. Amadolari 115 hari nirirenza aho ngaho. None niba iyo wine, niba ari wine ishobora kugura amadolari 500 icupa, ubwo ubifasha ukabishyira mu Manyarwanda bakaguhenda ku 1,400. Nabeshye ni 1,115. Reka tuvuge wenda ko ari 1,500. Icupa rigura 1,500 by'amadolari bishyire mu Manyarwanda ku 1,400, saba ari miliyoni 2,100,000 by'amanyarwanda, ariyo make. None se urumva kugira ngo ugere kuri urwo rwego rw'ubuzima, kandi ubwo ntitugeretseho kucumbika muri hoteli cyangwa muri apartment runaka. Hari abantu babaho ubwo buzima imyaka 5 igashira bibereyeho ngaho. Utekereza ko ayo mafaranga bayakoreye ryari gute? Bakubwira ko izi mining zabayeho imyaka 100 irarenze. Hari ibihugu ibihugu by'abazungu babikora. Twebwe tubimenye none aha turimo turirizariza. Ni ibiteka mutwe. Mining ashuti yanjye, shora iryo jana ryawe by'amanyarwanda ku munsi, we guhumbya ijisho mining ziyongere. None ukoreshe igihe cyawe ucukumbura amakuru, ukurikire nkaha nze muryongorere, muvuga ko ndyongora, ariko burya ngo umusaza arasara akagwa ku ijambo sha. Hari umunsi nzababwira insigamugani y'umusaza arasara akagwa ku ijambo. Hanyuma nurangiza ukoreshe igihe cyawe n'ubumenyi bwawe, ucukumbura ayo makuru, wuzuza ibyangombwa usabwa, utegereze ifirimbi ya nyuma gusa. Ubupayi benshi bamaze gusogongeraho. Jobone nababwira ko je zanjye naziborotse imyaka 3 yose. Kubera iki? Ndifuza yuko zagera kuri ka gaciro. Ariko kugira ngo ntasurumbira nkazangiza byatumye ziboroka. Ubu nzongera guhura nazo 2028 mu kwezi kwa mbere. Hari wenda bizaba bifite aho bigeze hafatika. Rero mwipfobya mining, crypto mining, izi ngizi eshatu tumininga nizo tugiye kwihata mu minsi dufite. Nimba nkiriho Imana ikidutije ubuzima, tuzi mining hasi hejuru ziyongere. Iyo twanagenda tuzisigira imiryango yacu. Nk'ubu nkanjye niyo napfa nduhutse, navuga ngo ndaruhutse, ariko sha mbere yaho nari kuvuga ko ntaruhutse ahubwo ndushye, nubwo nari kuba ntariho. Ariko ubu navuga ngo ndaruhutse kuko naba mfite icyo nsigiye umuryango wanjye. Ibyangombwa ngibi nabihaye umuryango wanjye, ndabwira mwakire mubike, ndamutse mpfuye baticeceka. Ariko uvuze se ko nyirugo apfuye ni ubumwishe. Maze rero ararekwa ntashira. Reka twe gukoresha igihe kinini, tujye mu mirimo minota 20 byo niba ari ubusa bari iyo. Ejo naravuze ntiseke nkoresha igihe kinini kandi atari byo nifuzaga. Batireka reka iminota 20 si myinshi, ariko harabo iba yabatindiye. Ariko ukuri gushira mu biganiro. Reka tujye tuganira, tuvuge ukuri. Je ntago njya nkora ibiganiro by'agatwiko nka bya bindi bya YouTube. No, tuganire ibintu wumva byakugirira umumaro. Andika muri comment icyo wumva twazaganira ho utaha. Ariko kwiga ko tugiye gutangira kwiga guhera ejo ku itariki ya 10 turatangira kwiga umuriro mwoto ari umwoto. Tuzabanza tubigisha uko baregisteringa muri Mirror Network. Nasanze abantu benshi bamwe bayifite, sinzi igihe bayimenyeye, amakuru nyiraza nyuma. Ariko tugiye kuba dufashishe izo ngizo mining izo n'uruhuri. Ariko tureba Mirror ubundi ni y'Abongereza, Pi Network ni y'Abanyamerika, Ruby Network ni y'Abanya Vietnam. Urumva rero ko
ebana izo tufite zirabaye kandi ubundi ibyo bihugu bijya bigira platforms cyangwa se business zihamye zifatika zitajagurika ntago ari nka zazindi z'incupuri z'inshinwa wenda akantu ko kubasetsa mu Rwanda hari ahantu abashinwa bubaka umuhanda wa kaburimbo noneho umushinwa aza kubyarana n'umunyarwandakazi hashize amezi 5 akana karapfa noneho gapfuye bagiye kugashyingura abaturage bakajya bavuga ngo ariko ngo kanganaga iki bati na amezi 5 ngo ayiwe ngo ariko disi ngo nabwo karatinze kuko bya bindi twamenyereye ngo ibishinwa ngo ni ibicupuri ngo naho kari karatinze disi urumva rero turatoranya tukareba ubundi aba bantu reputation yabo ni iyi ibigwi byabo bazwiho iki muri crypto cyangwa se muri business bagira business zitajenjetse niyo mpamvu ngiye izo nazihisemo gutyo ubwo rero nizo tugiye kwibandaho kandi tuzikore neza umunsi ku munsi hasigaye muhahe muronke mugubwe neza.